Ndumva impamvu abadayimoni iyo bumvise amaraso ya Yesu barira. C'est profond. Birarenze uko tubiririmba, birarenze uko byigishwa, birarenze uko byavugwa. Ibitabo byinshi byaranditswe kubw'ayo maraso, ariko ntabwo dushobora kwinjira mu bugari bw'ibisobanuro by'ayo maraso. Gusa iyo avuzwe abadayimoni barataka bakarira. Ayo maraso n'ubwira bukomeye, cyane cyane ko ari amaraso y'Imana, atari amaraso y'amatungo cyangwa amaraso y'abanyabyaha, amaraso yera, amaraso y'Imana nzima. Na niyo mpamvu igihe azaseruka aje kwima ingoma ye, abanjirije gutabara Abisirayeli bazaba benda kurimburwa n'amahanga, ngo azagara ku musozi wa Elayono, hamwe yahagaze asezera abigishwa be, ngo ntabwo azaza avuga amagambo, ngo azabereka inkovu, ngo maze abayuda ngo bazaboroga barire, ngo bazamubaza ngo izo nkovu wazikuye he? Nawe ngo azabasubiza ngo nazikuye mu nzu y'abakunzi banjye, kuko il a été crucifié en Israël parmi son peuple. Yabambwe muri Israeli, ubwoko yakunze. Niyo mpamvu iyo ugeze igihe wumva yuko ugira ubuntu bwo kumva ko ushaka gutaha, ushaka kuva muri umubiri, kuko nabwo ari bose bahaga amahirwe yo kubyumva. Bamwe urupfu rubatungura bakagenda brusquement batateguwe, ariko iyo ubyumvise ko biri hafi, nta bindi ukwiye kumenya, nushaka uzaririmba indirimbo gusa, nambaje wowe wameneye amaraso, irembo ry'ijuru rizakinguka, uzakirwa. Imana ihabwe icyubahiro. Kubw'ibyo hano nta dini rihari risumba irindi, hano ni ukuri kumwe gusa. Imana yatanze amaraso yayo kugira ngo abe incungu ya benshi. Urakoze Mwami Yesu ku maraso watanze. Ntabwo tuzagushima bihagije, ariko kuri wa munsi uzadura ururimi rwo mu ijuru ruzabasha kugushima nk'uko bikwiriye. Naonde nambaza, naonde nambaza, atari owe wamene, oh naonde onde nambaza, naonde nambaza, atari owe wameneye amazi. Twese rimwe, onde nambaza, naonde nambaza, atari owe amaraso. Murakoze, naririmbye murakoze. Amashyi menshi ku Mwami Yesu.
nta n'amagambo mfite navuga. Ibi ni byo iherezo, nta n'ubutumwa bundi buzasimbura iyi ndirimbo turirimbye. Haleluya. Ushobora kwiga, kwigishwa, ariko ibi ni umutima w'ubutumwa bwiza. C'est ça le cœur de la Bible. Ni umutima wa Bibiliya. Haleluya. No gutamenya ibindi ukamenya gusa ko yakumeneye amaraso, byo birahagije. Birahagije. Iyo uri wenyine ugafata umwanya wo gutekereza kuri aya magambo, kuko n'amagambo ya Bibiliya ari mu iyo ndirimbo, iyo uri wenyine usanga aho wicaye cyangwa aho uryamye habaye uruzi rw'amarira. N'abandi batakiyafite kuko barize cyane, araza kuko ntabwo ari amarira asanzwe, ni amarira asunikwa n'Umwuka Wera. Ibintu byose by'ubupagani n'ibintu byose by'idini n'ibintu byose byo gufata iby'Imana uko umuntu yishakiye, iyo umuntu agira umwanya wo gutekereza kuri aya magambo tumaze kuririmba, byose birahinduka. Uhitubona iriya jambo riri mu Yohana 3:16 ngo urukundo Imana yakunze cyane abari mu isi rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Yaramutanze. Haleluya. Twebwe dushira agaciro ku bintu bishira, l'argent, amafaranga, l'or, zahabu, diamant, ibiki, imyenda, amamodoka, amazu, amasambu. Ibyo niyo dushiraho umutima. Ariko Imana si ibyo yatanze, kuko byose ni ibyayo. Yatanze ikintu kidasanzwe, amaraso ya Yesu Kristo. Uzajya ubitekereza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana uyu munsi riraduhamagara kumenya Imana yawe, kandi ngo tuza kubibona kenshi tuvuga ko twayimenye, ariko ntabwo turakayimenya. Twahawe gusa ibyatuma dukizwa, ariko kuyimenya ntibijya bishira. Ni ishuri ritagira igihe cyo guhabwa diplome, ni ishuri ritagira iherezo. Rero ntushobora kuyimenya cyangwa kuba mu rugendo rwo kuyimenya, kuko ntiwayimenya ngo birangize utayiha umwanya. Niyo muravuze ni uri wenyine ukaririmba indirimbo ugategeza amagambo yayo, usanga warize, kubera ko amagambo afite uburemere kurusha ibintu byose bibase umwana w'umuntu. Nimba ufite ikibazo cy'amafaranga, ikibazo cy'uburwayi, ikibazo cy'ibibazo bitandukanye, bigeragezo, iyo winjiye mu mwanya wawe wenyine, utari muri rwaserera y'abantu, wenyine mu nguni, wenyine ugatekereza kuri aya magambo, cyangwa uzi kuyaririmba nk'uko Ornese ituyoboye, ukaririmba, ibindi byose yari gutsikamiye bihinduka, bigira uburemere nk'umuyaga, kuko aya magambo afite uburemere kurusha buri kintu cyose, kurusha intambara zose, kurusha ibyaha byose, kurusha ubwoba bwose, kurusha indwara zose, kurusha buri kintu cyose. Haleluya. Kuko bikujyana ahantu henshi cyane, bikujyana n'ahantu ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma, itimanye umwana wayo, ikaba yaramutanze ku bwacu, izabura ite kuduhana nawe byose,
kuko iyo jambo nawe wabwiye rikubemo byose. Uvuga ngo uravuze ese nimba yaramutanze akamenera amaraso yewe, ibi bibazo nibyo atabona, nibyo bikomeye ko yatanze ikibirenze, ibyoroheje se byo yabyimana gute? Iri ni jambo rikubemo byose. Imana ishimwe.